Abaroma 8 n'umurongo waho wa 30 ngo abo yatoranyije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije nabo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Amen. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane ushobora gukuramo amagambo menshi, ariko nifuje ko muri aka kanya tuvugana ku ijambo rivuga ngo abo yatsindishirije. Umvise harimo amagambo menshi, abo yatoranyije, ariko ndashaka ko hano tuguma ku ijambo rivuga ngo abo yatsindishirije. Mu yandi magambo, ari ngewe, ari wowe, ari n'abandi bose baratsinzwe. Urubanza rwaradutsinze, ndetse Imana igera kure ikavuga ngo nta numwe yararebye ngo bose bakoze ibyaha, isanga nta numwe washikira ubwiza bwayo. Ariko hano ijambo riraduhumurije cyangwa ridushize mu murongo mwiza uvuga ngo abo yatsindishirije. Utinde ku ijambo abo yatsindishirije, ari byo nkubwira ngo ni umuntu uba waratsinzwe ariko agatsindishirizwa. Bivuga ngo dushobora kubitekereza nko mu marangamutima tukavuga ngo yarababereye. Aba baratsinzwe ariko bagize abambere, yarababereye. Reka tubifate gutyo. Imana niyo yabivuze, yaratubereye, ijya mu ruhande rwacu iradutsindishiriza twara abantu bari baratsinzwe. Bivuga ngo ubu aho uri wowe wumve ko ufite intsinzi itaguruturukaho, ahubwo ituruka ku mwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Aho uzagenda amajwi yandi yagerageza kukongorera cyangwa akubwira ibitajyanye n'ijambo ry'Imana, ushobora wowe muri wowe kugenda uvuga ati yarantsindishije. Kabone nubwo ndi umunyantege nkeya, ariko hari uwantsindishirije ufite imbaraga. Ibyo bigushira mu murongo mwiza, ibyo biguha kongera kwizera Imana, ibyo biguha kongera kumva uri umuntu ugendera mu butsinzi. Akenshi abantu dutsindwa kuko cyangwa tunanirwa iyo tubonye ibintu twari turimo, harimo gutsindwa, harimo kugira iki. Ariko hano muri uru rugamba Imana ivuga ngo twamaze kuba abatsinzi, tugendera mu butsinzi bw'Imana atari mu butsinzi bwacu. Icyo bidusaba ni ukubyakira, noneho nawe ugatangira kubyatura mu buzima bwawe, ugatangira kugenda nk'umutsinzi. Amajwi menshi ndabizi aca, hari amajwi menshi y'urucantege, ariko wumve ko nta numwe no mu baguca intege, nta numwe n'ubwo wowe ubwawo wakwica intege byahindura umugambi w'Imana iyo yavuze ngo ikugize umutsinzi bitaguturutseho, ahubwo bivuye ku bwiza bw'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Aka kanya rero ni akanya kawe, ni igihe cyawe cyo kugenda ukandagira, watura, wumva ko uri umutsinzi, nta bwoba ufite, kuko ari Imana ubwayo yagutsindishirije. Shalom shalom, wakira ubutsinzi mu izina rya Yesu.